kusiga y'umuziki wawe ikiseka dore dupanga kuzisha akazi se ko kabaye kibona n'undi wajyana umuntu wandagenda kure n'ibyana byose aho ndi gutegaho nibwe waje kuneba te projet umaze iminota yose bimaze n'ijyanye n'indi gutekereza kuri projet y'amafaranga se cya oye y'amafaranga y'ibyana none umuma mfite mbabarira bari ibintu birya tugiye gukora fiche fiche se ibi hanza wumve sushaka gucira fofo chaka kujundika ku buryo ndimo ndanaryama nkabirota urakoze niba ushaka kujundika rero kandi ugomba kujundika icyana cya danje barabizi tugiye gukora fiche ya casting ya filime uri kumva dushyiraho nimero dushyiraho location urebe ibyana byuze ku drama ibyana byose bikeneye film muri iyi minsi ntazi ko ibyo bintu byakora wenda ashaka kunkorera ya fiche ya indi umuntu ari bureka akavuga ati ni Nyamerika kuko tugomba no kugaragaza ko tuje kuyisora muri Hollywood Photoshop nunzi ahubwo ibitinze birapfa reka tunabipange twatangiye designer rero zabayirwe se dufite ahubwo kigirwa iki tutayitwara gitekereje reba iminsi yose ishize iminota maze iminsi ndyamye n'amasaha n'ibyumweru ngiye naryamye muri kiriya cyumba kandi gutekereza iyi projet kandi iyi projet izajya kutujundikisha buri munsi ahubwo kuki tutabitekereje kandi kubuntu reba igihe cyose kimaze barabarezi baza kubika ibikoresho byabo bashutingisha hano ndayibaze neza tubabikira ibintu hano twebwe turisto ndaje ahita ndeba tutorial ndeba ukuntu bafata kamera batazari tunyuzamo wowe kandi none tuzava ku rwego rwo kujundika tujye no ku rwego rwo kubaca amafaranga yakoze ukari byo we casting 5 ibyo no kuvuga ngo nukurasa inyoni ebyiri ntibirimo ushaka amafaranga tubabwira ati casting kwiyandikisha tugakorera ikarita 10,000 filime nizidasohoka zatwica ako tuzeta tunimukana hano twigire n'ahandi ubundi hari inzu tugira muri Kigali kuri afishe turashyiraho nimero za simukadi nshyashya yego reka nkore ahubwo muzo nkwereke shana ndaje mwereke ndashyiraho ngo TV series nicyo kintu kibakurura TV series izahoraho yoherekana ndashaka mwereke ariko cyonze cyo none turabimara ariko twubanze twumvikane reka mubwire ikintu iki gutangiye ugiye kuzana bya bintu bya oya naki oya ndakuzi ni ikintu tugiye gukora urabizi igihe nikunda ibyana by'inzobe byawe bifite abanyashi ibi byose ni ibyanjye nawe yego mari tutazahurira hazi ibyana byose bisa byiza ari inzobe byose bifite abanyashi uzatubitwara aho ngaho tuzatugabana nyine nk'abagiye ubona azajya hazamo umwe ufite nyashi w'inzobe n'uzajya uburi wawe cyane iki nta kibazo sasa ugira ngo umujunditse areba ngo ibyo agiye kujundika ntabwo twe tureba size cyangwa ibiki cyangwa uruhu jewe rero buriya nkunda kurya ndiye nyine nkarya ndiye kuko ibintu by'ibyo nkunda kurya amaroti ntabwo ngiye mba ndi kugisonga amaroti niyo mafi ngiye gukoresha udufoto tubiri inkuru boro yite akasubugo nirirwa muri abantu bakoze ama hosting hari umuntu ari nakora post ukona atari kwishyura atabize neza ahubwo yo bindekire mu kanya ndaje nkwereke turadushyizeho turatugize ku amazi ndaje uranyereka iyo boro ya ase mwana watetse kare nawe ugezweho guteka bro ntabwo n'ikibazo abagabo bazateka biteze umva nkuzaniye amakuru byuka ntabwo nagaho amakuru uryamye ntabwo na abagabo bawe nta yandi makuru mazima wanzaniye n'abagabo na bose n'abagabo uzababona umva nkubwire amakuru nkuzaniye hari casting call urumva maze kubona none ikirenze ubu nta n'amafaranga baka just nuko ufite agafoto kari sexy uri kumva n'akavideo gatoya tugiye kuba abastari uri kubyumva gute aya makuru ntago aryoshye ni bya bindi by'aba ibiki
ahantu se harizewe tugiye kuba abasitari wa mwana we iyo witonze ubona ahantu hazima biraza kuri wowe wiruka ahantu hose nose arabura iki ngo tujyeyo umva tugenda ahubwo tugenda tujye kureba agakanzu ko kujyana kwifotoza umva tujye kwigira ubwo ni handi bahamagaza casting call bashakamo nk'umuntu umwe cyangwa babiri bakaza ijana ugasanga ugiye nta n'ikintu oya bo bashaka abantu benshi kandi bashaka ibyana bya danje tugenda turiyizeye tujye muri studio ntabwo twakorera kuva mu gitaramo ndi kuri filme ndi kwiga acting usuntu nzana na acting umva ndumva maze kubimenya none tayari rero ngiye kukugira umustar bino mujyane wese yizeye jewe baranzi iyo ndebye nta kintu ubonamo ndabwira ni ngombwa kwifotoza akantu k'agakanzu kari sexy oya ntabwo ari mpaka amakanzu azirongazi wambaye akantu nyine n'ubundi nubwo kataba ari ikanzu uri kubona ko kari sexy ukuntu amafoto n'ubundi arashukana cyane uko tuzajya bakareba ukuntu tumeze bize ese ubundi buriya nta kuntu twahamagara ba oruga tukababwira bakazaza tukajya kuri ikigo ry'Imana nta nubwo turagira ngo tuye ukuntu bimeze nta nubwo tuzi ko bazaduhitamo tujye gufata undi muntu tumujyana kakubwire we tuzabona tujye urumva niba duhitamo yenda tukana bimeze sawa twagezemo nabwo badufasha byarangiye tuzaduhamagara undi muntu we nurabona n'akazi utaye guhamagara abandi bantu nimwe mwibuza amahirwe oya wowe ka tubaveho ubwo tuzobabwira nabaduhisemo cyangwa tugiye kuba abana basitari mana yanjye ndavuga nkubaza yari yose bagwa bayikina kakubwire njyewe nakina ariko havuyemo iby'inkundo pe kuko nandi kureba nk'umusirikare so maze imyaka ari imyaka z'urusingo barega abakunzi barabuze wa mwana ibyo bintu na even niyo yaba ari shere hari ibintu akubwira ukambwira atego mara yanjye mbumbe wakintu nabishe ngo ugiye muri cinema gutse nyine ngo barimo abahungu shume b'abatipi beza byatare none ujye muzo tubona shere tayari nabubonye umva tujye gukora ariko yanjye cyakora ngiye kamubwira ruri nkunda urumva nakina nka papa wageraza yo nk'undi mugore nkajya mufata nabi nkamutesha umutwe twamenye bazaduha gusa ariko none tuzareba iyo bazaduha se tuzababwira ko tugende rero tuye guhitamo tuye kureba utwenda tugiye mu byo kwifotoza tuye kwifotoza kabisa kumfasha guhitamo tugiye kwambara bana yanjye ukaba nakumenya nzaniye amakuru mazima ngerega ngira amakuru atabari basamenya ngira amakuru mazima aze ko urupfa kugira niba biri gufata niba bitari gufata ariko ntabwo waducisha mishora ko nanjye nagerageje uyu wipfundikira ugomba kubanza ndabona ibintu nyirakabona bakaza kubona ko turi ndagira amaze ndeko bihuru tabishyizemo na ahubwo icyo kitamo cyo kitabizi iyi bayitabiye byashobora kuza cyane kivuye ku yindi set ya nyayo ugomba kwiga kuba nk'abamene bagomba kubaza utuntu twose ikindi ubusirana nari ndeko kubona gashaka rero natinye kuyishyiraho ikintu kuko sinzi naho bakanda ariko meze nka twatuboro dukumuriro kwa muganga urwego rwa covid bakoresha ntabwo cyo ariko mubyiza ukuri bajire baje bagasanga ibikoresho byabo twabishyize hano ntibazongera kubibika ntabwo bafite kubiteretanira sonde bajya bata ni karibu muri casting bakaza neza bakubahiriza muri casting yacu nitwa director copy director twahisemo rero twihuse wenda sori naciye mu ijambo director wundi twahisemo kugenda dukoresha abantu bake bake twaje gusanga hari abantu bagenda bagira kutisanzura muri casting bitewe n'uko mwicaye nk'abanyeshuri n'iki twahisemo kugenda tubaha appointment nyine
babiri kwa turebe gusa. Sinzi niba director ababwira filime cyangwa se ibintu abibabwira tukababwira ukuntu dushaka nyine abacteur dushaka cyangwa actrice dushaka uko. Okay. Abactrice dushaka turashaka abactrice batagira isoni. Icyo kintu sizira mindi ngicyo sizira ngicyo. Jamura ya filime za Hollywood z'abanyamerika. Ziri romantic. Nduzire. Izo dushaka gukora. Kumva nyine turashaka gukora ibintu bitari loko. Turashaka ibintu biri standard. Urabona abantu benshi bajya bavuga. Niba ibikoresho nabi biri hano. Bana bya byo kuba wicaranye n'umuntu ngo basetting bavuga action ugarukiriza hano umunwa kandi ngo muzaba bamasoma. Yari mwasoma nyine mwasoma. Yari mwababera nyine mwababera. Kono bisekase. Oya, urabona reba Mana twakuze turi ba filime z'Intanzania, sibyo? Zabakanumba, mubayire narya mukobwa bitangirene za ba Steven Kigozi, ni benshi. Nese buraga abakobwa barimo batarakoraga buri kintu cye cyose. Se hari icyo byishe si bamwe ni bashatse abandi ni bakomye. Ngo ushaka kuba umukinnyi wa nyawe ugomba gukora nyine scene ukimeze. None se ko kukina gupfa se kukina muntu wo muri famille yanyu yitugwamaganga kubwire ngo ko wapfuye wabo muri gukungu nuwango ni ibintu abantu mwishyizemo ahubwo kwa ngo wenda tutari y'umwanya munini kandi nshyiraho kamera noneho director ugiye kudufasha kugira ngo ubakinishe turahera hano sibyo chaka ko ukuvuga ngo rega kamereke mugomba kwishyiramo ikintu cy'uko mu gihe mwageze hano hari ikintu cyo kuba hano mwageze mu nzu y'ubusitari mwageze mu nzu igiye kubarema ikabagira abandi bantu si mushaka kwamara kandi kwamara bijyana n'amafaranga kandi kwamara bijyana n'ibitambo nta kintu kitagira igitambo ariko muri acting igitambo cya mbere ni kugira gute ni kwacting byanyabyo kubikora neza mwige muhagararaho tugiye gwera hano urumva okay nuko ngo icyambere icyo gihari nta bintu byo kureba hano muri kamera sibyo aretse mfate focus neza muradufata twese yego nyine na kamidia aga kakandi no spoza ubwo nukuvuga ngo uwo nguwo rero uhagararanye uri kumwe na sheri wawe sibyo uri kumwe na sheri wawe uri kubwirana amagambo y'urukundo sibyo murakundana amaze kukwemerera yuko mugiye no kuzabana akagupropose dushaka kureba mudu ufite nyine tugomba kuyisoza nyine mudukonvense ko muri abantu bakundana sibyo aha baby tega amatwi banze mumve n'amateka ikurwa yavuga ready record aha scene 1 take 1 medium mood action umuntu afite isoni director ukatize uyu murana ari kuri mood atfata undi ako so bafite isoni we nagerageze no sinago niki kintu kiri gutya ntabwo wansoma iyo umuntu twagiye bro tubigerageze niyo tugira ngo abanerega barisheri feeling yako kijya gusoma wewe ujye mubonemo wa mushiri wawe twagiye aha ready mood action okay mood kujya ku ruhande Ngiye kuzimana byanyabyo. Ndikubona uyu muntu ndabona n'icyara dore mugenzi wawe umurebamo ibiki. Wowe yizi ubundi yo gowe niwe ndi kubona sana noho. Uyu we no muri Nigeria tuzamujyana yajya Nigeria. Umuntu abona za mustar. Nazo turebe. So nawe murarega ngenda kubona mu mustar. Wendi kukubona mu bita ewa. Aha. Twagiye nawe rero ni ya yindi n'uburi muko mabikora se nawe ugiye kuvuga ngo ntabwo ukina role nk'izo action shakoresha body language
kuntu abakobwa bari kuberwa n'ubusitari ko sinzi ibintu bafite cyo ese n'ugusoma nabyo ngombwa kubivuga n'ugusoma nabyo uri tayari naburi mu nsoma ande nabwo nsoma no isi ni karitoni ngo barasoma bidahaye okay icha nato uyu nguyu wundi we uretse reka dukatinge reka nkwereke icha n'ikintu gihari sibyo yendi kubona nazi ushobora kuba mutari kumenya ikintu aje gukora sibyo tuba mu roto babanza bavuga tuba mu roto mwebwe turagaruka mwimeje niba mushaka casting ibi ni ibintu dushobora gukora ubuzima bwanyu bikabahindura ubuzima mukaba mwabona akazi amafaranga akinjira n'ibindi byose n'umustar mu biganiro turagaruka gusa mwemeje ko muhita mutaha cyangwa tugiye hanze ngo dukomeze ufite umunota wonyine kabisa babira bintu ko mbona biri seriye cyane biri seriye none baranasomana byanyabyo uje nabanze uko basomana bino turabigenza gute umva kandi banarakaye twarakajwe ko ratwanze samubwire bano abantu bashobora kuba bafite gahunda reba ibikoresho byose bafite reba kamera ziri hano umva se ntabwo ndi kubona akabizo sa kabizo gusa kandi dushaka kuba abasitari dushaka kuba sitari twihangane tubikore twihangane nta kundi ko dushaka kuba abasitari ariko biteye twizanye umva niba dushaka kwamamara ikiba cyose tugomba kugikora twemere tubasoma buri kintu bikarangira nta kindi tubikore nibagaruka bakakujyana nyine witubasere nawe ubyemere utagerageza tuzabigeraho byatuvunye ubusitari buragoye okay nta kibazo nibagaruka tufite twemera ntabwo ubishaka nyine nshaka kuba umusitari rero uburangije kuba umusitari izi taye zawe uruhu rwawe gutyo kusuku nta actress ubifite mu Rwanda uretse no mu Rwanda na muri za Hollywood nawe kandi projet dufite ntabwo ari izina gusa ni nyambukiranyamipaka urumva ibyo nakubwiraga nyine kuba umusitari bisaba ibitambo buri umusitari wese ubona hano afite ibitambo yatanze ariko ibitambo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo by'amaraso cyangwa by'umubiri ahubwo ni ibitambo byo kwemera nyine gukora ibyo abandi batakora ariko bigamije inyungu zabo bwite ariko apana izanjye koze ufite ubwoba se mata yasomye mwitwa mata nagushaka kuba umusitari uri ku muryango w'ubusitari ko nagushaka kwinjira sinzi icyo ni cyo kibazo ndabishaka nangise kumbona wigize ukuntu nareba ukuntu bajya ngo turi mu nama nayo kandi ya divorce baretse tukaganira twegeranye neza ibintu bimeze neza nuko nageze muri iki cyumba ubwo ndumva binteye isoni ndumva ntazi ibintu ibi rero nabyo biri mu masomo wagombaga gufata nkiri kugira ngo wese urubona ndi kugira ngo utinyuke niza nkubwira ati simbuka usimbuka ufite n'icyizere kandi ngiye kumva wende kumana yaje umutima wanjye ufite taye nziza urasa neza wowe nta nubwo wakina filime zirenze 5 mu Rwanda batarakujyana seriye rona hari partnership yatangiye kujya abanyarwanda bamwe bajya gukina Nigeria ubu nawe tayari ngiye ndi gukora mu bantu bagenda nuko gusa mbona ufite mutuntu nazi ku mutumeza nuko mfite ubwoba gusa ariko nta kibazo ndi tayari ntabwo ndi tayari wanze kuhigira ndagukora ugahita wegera hirya ariko uzaba ubonye abantu baba bashaka gukina filime bafite n'impano za danje ariko babuza n'umuntu abakubonye akakubonamo impano ya danje n'ubushobozi akatereka gusukume abe manager ntabwo sorry
sorry aga kumva ikindi ukubwira byonyine kuba turi kumwe hano ikimenyetso kigaragaza ko uri agaciro uri umuntu urenze uraje kuba umusitari iyi serivisi ndi kubahera ubuntu araba ari kuyishyura ntabwo abonye kuri afishi ntabwo abonye ko ni TV series kandi ntabwo ari kuvuga ngo ni TV gusa ni TVs izayica ku mateleviziyo yaba muri South Africa yaba mu Rwanda yaba yahe bivuga ngo iyi project irimo abashoramari bakomeye cyane ibikoresho nabonye muri salo biriya bikoresho ushobora gusanga nk'arabi bifite gusa niyo mpamvu nyine ndashaka iri kure sibyo iri kure wumve ko ari mu bisanzwe erega hano uzagira ugasanga n'ubundi iyi casting nk'uko nguko izaba iri gukorwa oya yoroshye ni ukuvuga ngo iyi casting ok nikamwereke uretse ngufashe kamwereke uretse ngufashe wigira gutya kamufashe yoroshye we just feel free okay ndakigutse akubona wigira ubwoba koze ko ufite ubwoba nkaho wagira ngo yoroshye shu kumura nibisanzwe ni gake igera muri pfugata kaceceka ni gake sibyo Karami producer meze neza Oh Jesus wow ya projet twashaka gukora South Africa yemeye yego Felicitation boss ariko nakubwiye gira script yanditse neza ibi byose birapanze neza rwose icyo cyose ikibazo abakinnyi ndabafite ahubwo urashaka uyu gushize sinzi uko twari dufite batandatu ako twaburaga abakobwa 4 n'abamama 2 oya birabyo nta kibazo umuntu twamubonye afite impano na passport twazimushakira ntago ari ibintu byatari oya boss nyizera ngenda bagushakira so umukinyi wemera kujya ahembwa amafaranga 120 ku munsi okay ngewe birajyana nimugoroba abakinyi mbafite yego ya nababwire ejo abo twahisemo nakweza babona ari nakubwira nyine ubundi tukaba twagira to umuntu akaba babwira ejo bakaza kuri office bagasinya contract zabo none tugatangira n'amari haso sawa merci okay mata sorry rero umukire bunamaya dufite akazi kenshi amateri menshi umukire maya kandi kaziye kumushakira abakinnyi nariwe no bitekerezaho kazumva nyine oya nta kibazo nta kintu cyo gutekerezaho gihari byese ko nshoboye ngiye imana ndi kuyikubona sorry wese ubundi buriya ikintu cya mbere nujya gukina uzakine wisanzuye nuko ntabwo ari ikintu wakina na mu wisanzuye Urite yashaka kumusitari kandi ukora n'amafaranga kandi ngiye iyo mpano ndi kuyikubona nge ukinjira yarahise mvuga ati wow sinema irahindutse humura ibintu by'amateke n'ibiki bagenda bavuga biriya byo nibwo utera ubwoba nizamukira nuze tube tunabiganira hari ribi
Njye buriya n'ibintu bya filime ni nko kuganira tugabimba numva bisaba nyine ko umuntu aba ari flexible sibyo we ntabwo wafite ahubwo se turatangira gukina ryari byose byo ibindi kibiri niba ndi kumva ndashyushye reka filime ni uko bigenda nawe kuba bifite ubwoba ufite passport ibyo ni ibiki mashini yagize ndaza ijyanira Kobi ari mashini yagifite aho ngaho wapi mana yaraye muri sara kumeza siya mana icyo kibazo cyo kuzana indaya kabisa Kobi ndaje mwana mashini yanjye mani zirandaza yitwaye bose kandi ubaye byutse mbona muri iki gitondo nakumye bro noneho karakora hano uzi ko ndi kubyumva wabaye iki karwana ntabwo ukuntu ufite inzobe nabona neza ko rwatewe umuntu uteze ingera hirya ntabwo kibyo warwaye iki duriba hose mandi kuri ibintu bivamo nyine kwaje ino no kunyara ni ikindi kibazo cya cyane kinzube wewe ufunga mandi ku wageka bana kibazo akuse ejeka umwana ejeka ngaho ndibira kabisa kina ejeka Sunda guteye muteza cyamata mandi cya kindi kinzobe komeza kumbazusa uzuba bane ndi kunyuramo kandi natushatse gutekereza ukuntu nakora nyine ino harimo imisonga bro izuko nanjye nagiteye hose iki cyamata none se kuri yari uwanjye kandi wamugezeho ute twahuriye hara mu gikoni mara nijoro bitangira nyine ahubwo ndabona njye ari kujya kwa muganga no kujya kwivuza mbere yuko nandura ko ndabona ukuntu meze nabishobora ngewe umuntu sinzi ukundi bujye ni ajyanye ngo nibishinge batera n'ibintu baragutera inshinge ijana urahita baparariza n'ubwa mbere ndi kunyura mu buribwe nk'ubu kubera ubusambanyi nagiye gufata prudence ariko nkareba ukuntu icyana nacyo byangoye kubanza cyakwame none uko uzi ibintu byansabye gukora byansabye kwihamagaza producer udahari nigira umuntu watanje ndakibeshya mwana genda mugenda ka mashini yanjye kabisa ibyo bintu byawe mwana ibyo bireke ugiye mu cyumba cyawe kuko ndabona ibyo bintu umva rero ikintu gihari
umva si ikintu gihari iboro man ntazajya umuntu bigwara ubundi noneho ya matangazo njya mbona yo kuvuga ngo gukora imibonano idakingiye n'ibibi nkahita kwifata nibyo bya mbere kwifata nawe kunaniye ikoresha agakingirizo nubwo wenda nanjye akose wakegetse umwana ibyo ushaka gutuma amasaza atuma hano baguruka umva nyine umva reka kwigira ibyo umva ranza ubu ibintu biri serious mwana ibikire bene biki tugomba kuva hano tukimuka hakiri kare tugomba kwimuka hakiri kare na mashini ziranda yanjye zibye ibyo turabikurikirana ukundi reba abantu tumaze kubeshyera abantu tumaze kuryamana nabo bose uko bangana ejo n'ejo bundi bubaza no guteza ingaro hariho twaririye amafaranga ariko ibyo twabishyize filimi iriye uko ubizi njye nawe tuzi bya filime tuzi niyo bivuretse kumva bajire bavuga action no kandi ngenda mvuga n'amateke nkagira ngo siyo hakuze uko bashobora kudufunga rero naravuze ngo Midwest narayindose badufunze umva reka wereke ubaze ugiye gufunga urwaye mutezi umva ikintu gihari bro emva wowe ugishobora kugenda zana ibikapu byacu nakoreka mbigufasha kunamwereke ibintu tuva hakiri kare mwana jya gupakira ibyana nyine jya mu cyumba uganda no kwerekezayo sinzi ko ndi washe no kugenda tumuhagara icya kigali telefone yanjye sagishyize niza fone yawe naruka kugenda gutya bansiramo iri mu kirimo yanjye batwaye mwana Alex bite uparitse hafi se umva se waje se ko turashaka kutujyana Kicukiro umva Kicukiro se wambwiye ari twaba tubonye kandi nambwiye Kicukiro turashaka kutujyana Kicukiro hara ku muhanda w'amabuye hoya ntabwo ugera hirya hafi yo kwa bakirisa hamwe tujya dutwara mani niba ari bimwe byawe mbabarira iminota 10 ubu tugezeho dushaka kugenda hakugura ivugisha ibyo ushyireho imashini nawe ibyo ngibyo bireke banguka kirajyambirwa nacyo kibeshya kuba wajya kubona kitwicaje hanyuma iminota 30 kandi ngende gushira nshaka ko tugera hariya kuko ndari no muri quartier batanzi neza nkabona ukuntu njya kwivuza ese ko wambwiye ko nawe ubundi wabikoze ku cyo utabyutse bimeze gutya Wakoresheje polisi giyorere shabyiyorere wagiye mbura agakingirizo wese wakambaye twari turi kumwe se ese ko wumva uri kugira ubu nawe ufite ubwoba bw'ikize bye mfite ikibazo cya mashini yanjye reba ukuntu umeze watonyotse uri kuva amashyira mwana mbabarira wambabariye ko reka kuvuga n'ibyo bigambo ko nabyo biri kumbabaza kandi bigo bakangurira gukoresha udukingirizo uzane mwanze kumva nabwo mujye gufata udukingirizo tw'ubuntu ibyo byihorere njye ninjye amahirwe nkabona nkize ikintu kimwe kizaba ni mpaka mariage no cya tutarava mu murenge na n'ikintu nazo ziranshinge kandi zirasiga ubaye pararize agute nshingije ubuze ninjye wa mbere urwaye ako kucyuki ngo urwaye ni special ngo utarwaye nyine rekera ibigambo byawe ariko twarwaye muteze pro max Jesus
umva hamagara ugira umugara mu jamwara tugire tuvuze Alex nawe rero ni igicucu skinoti baye ngahe man tafite atirashize cyamureke tugende Alex ugeze imbaho kandi nshaka kumbwiza ukuri nawe ureke gukomeza kumvanga nifite ibibazo byinshi. Okay, niba ari uri kuzamuka no turasohotse Alex ntuduhagarike ku muhanda aka kanya tuvugana twe turaso ego gusereka gutakira muri telefone kandi genda neza ngira mu dukomeze neza ako urwaye ngene uko urwaye malaria nuko nakugize yari kumenye ko tugiye ku muhanda uragira ngo abantu babone ngaho nyine ceceka director w'umwana director of the year directing imibonano kuri content wacu buri gihe mwana wagenda ese ko bigisha gutya rero wazanye igitekerezo nazanye igitekerezo ariko wajagitinze nkaho usanzwe ukora Hollywood ngo sene yakanga ngo teki ariko birabinora biso naje kubira kuri kuko nsanga ari teke namuzitaho mu Midwest nazo n'icyo vuze biba Soko zino wenda ibintu bavuze baho wenda n'imitezi. Fata tugenda fata. Twagiye subona washyira muri cyo. Ariko namenye ko ngiye urwaye. Sini ibintu byatanje. Mwana ari byo ugiye kwenda bikora isi mu modoka muri bwo. Nose kujya kikoreye. Banza aho. Ubundi bunyimu yunjyana. Ako subwo nagumara kubona ko tumaze kubeshya abantu benshi badusanze nk'iyi nzu. Ntuzibyo ariko uzuko ngo bari ko mbikubiteke. Byose bigatuma unyimura mu nzu ngaho ngiye nibyo. Sigara jewe nigendere. Ari iki? Ese umutezi menye wafashe no mu mutwe. Ntacyo we sigara jewe nigendere. Umunsi hano haje ukavuga izo filime za horror casting zidasohoka usamanya abana b'abandi. Aha. Tangiye kuzamo gusambanya abandi kandi n'igendere. Simakumyabiri n'ingahe